ukomeye nawe. Mana nziza, ese uracyari nzima ngo unyereke inzira? Uraho wowe nsenga ukanguka ababaringa, uraho Mana y'abatindi n'abatunzi, uraho wowe utwaza imiruho abandi, amabandi ntakumenye ukundi. Mbere ntarakubaza urunyonka, wirinde kunkankamira no kunkandamiza, ntuze kunzimiza ninshaka kukuzimuza. Niko bitera bite ngo ahantu hari mu mametero nakwita 3 abana bawe bahagenda imyaka 40? Isiraheli Misiri nahisirisimbye najya ncyura umubyizi. Endi ibyo nawe ntubizi n'igipindi cya Farawo wafatiranye, ahari nuko komera Mana barankomye. Dore wanzanye ino uhazana n'igitabo ndakigura ndagisoma nsigara mu gihirahiro ahitwa iwawe. Amanywa yose hirwa uruvunganzoka rwishwe n'inzara mu bashonji bari mu myenda y'ubushire, bashoboye ariko bashaje bashorewe, ngo biyemeje kugukorera badahembwa. Urahambaye rwego, ngaho kunda nkubaze, umunsi undemaniye inda nta mpuhwe wagize. Ubwo nshize impumpu usibe kumpamagariza impinga tubiganire twembi. Iyi mpanya iyo undema utayindagije wari guhomba iki? Ese nyuma ya nama numva yabaye yo gucungura muntu, iwawe nta yindi nteko iraterana ngo bakugire inama wiyunge na shitani? Murandura nzuzi wawe kuduhejeje ku isi nta guseka, iyo ubitekereje uricara ukumva wowe nta gicumuro. Nize kwiyunga n'abanzi banjye, ariko wowe nibura nturanaha nk'umudayimoni n'umwe, nk'ikimenyetso cy'ubwiyunge. Umutima mutorehe, nibishoboka ushake shitani musubiremo umushinga, agaruka aririmba ahari kumbuye amajwi ye. Abitwa abakozi bawe ngo wabadutumyeho baraduhoza ku nkeke, ngo ingaragu ntivamo ingabo, turi imbobo z'imburamukoro. Ese wa muhungu wawe wavuye inajigije yarongoye uwahe? Cyangwa narakigaraguraho ategereje kutanga abandi akabatanga ingoma? Amategeko wasize uwazayagira birahari, kuko ndagoye kubi. Ngo sinzibe gute nshonje, sinzifuza umugore wundi gute kandi uwanjye byanze? Ese abakozi bawe ko bahitemo kutabyara bagasaza ari ingaragu, bakuraho ubushobozi bwo kubaka izo ngo ubwabo batigeze? Yewe mwami, ushaka ikindi gisingo, icyo waganje cyabaye umusingo. Noneho ubu gusenga nimuhira, aho bahoze bahahira abahisemo kukwiyegurira habaye nk'itongo, nta n'uduturo baherutse ubamenye bundi bushya nk'ukuri bungenze. Umva aya matakirangoyi, umpa amata mu matako y'ikimasa, umpa iroti ku rushishi, umpa u Rwanda ku kiyiko, ndumire miraze rumbemo nzasibe kurubera akabwera nk'abandi. Umva aya matakirangoyi, kura bariya bakarasi ku muhanda ubahe ubundi bukungu, kuko ndimo ndakugaya ntakuzi. Kuramo umutima muyi wuzuye kwikunda, buri ingabo yawe yigize ingunge. Kura ziriya mpinja mu matema aho zitaha zishimishe ku bushake, naho ubundi ingoma yawe izayoboka batazi gusoma no kwandika, bo batasomye kuri byeri ngo ntibyemewe, bo batasohotse ngo bitabatera gusambana. Rimbura ingoma zose zimye ingona, rangurura cyane wumve ko bakumva, nibanga ubahindura imva. Ngaho kora nka bimwe wakoze Sodoma na Gomora. Ibyo wabahoye twe twabikubye kenshi, twika iyi si abushinja kudashoboka dushire, gitwika uhahinga ikawa, ujye utuma abamarayika bawe baze kuyimurika iyo. Mbaze uko mbibona, umunsi utuma wa Mutoni ngo azazure Lazaro, iyo umuha n'ububasha bituma atongera gutaha. None dore yapfuye kabiri, urwo ni urugomo cyangwa harari aho ndimo ndahomvomvwa? Ese ngo wandika ibyaha, ubu si ibyanjye ntibyabaye byose, ko butakwira ntacumuye biryoha kubi? Ese niki cyatumye ibiryohera usibye ibiryo byose wowe bigize icyaha? Numvise ko kubihaga ari ikindi. Mana gitere cy'amahanga, nta mbabazi nsaba, njya kuza sinanabisabye, ntunarakare niwe wadutoje kuba abanyakuri. Naho napfa nta cyapfaga, naho nabambwa sinduta umwana wawe wabyohereje mubizi, naho ntabyara sinduta Sara wagusiragiyeho ukamumuha ashaje atazabasha no kumuheka ngo imyaka yirenga ari imyaniko. N'ubundi iyi nzira ndabizi zashirira mu nzira. Ese ubu ni ubuzima? Noneho ubu naho wagira igorofa muri findi kuhagera ntibyagushobokera, naho
naho napfa ubu nashyingurwa n'ab'ingenzi. Nubwo wigenje nawe uje waguma mu rugo, washyiramo intera, wapfuka umunwa, niwarenga mu murwa watanga amande, wakwicara hasi kereka uvuze kuri Imana, nabwo imandwa mwahangana. Mana ngutoye amatakirangoyi, numaho Kristu cyangwa Muhamadi. Ntibansanga mu murwa u Rwanda rwanyangiye, baransanga ku Ruyenzi mbunze imbehe, bansange mu mbaho zambona bucya. Icyaha cyo kumwiba ndagikura nemye kandi nshikamye, ntakarye wenyine n'ubuturi. Umuntumeho cyangwa ubantumeho baze, nakubwiriza ntibyabakiza. Noneho Kristu twamubamba sititawa, nta misumari noneho n'imisire, nta maraso mu rubavu yapfa adasambye, bakanamuhambaho atazazuka. Iyi ngoma y'ubu Mana si y'abaherezabitambo cyangwa abigisha amategeko, ni y'abasore b'ibikuke n'inkumi z'inkomamashyi zifite ishyaka mu kwica abo zitwite, zifite imbaraga zarimbura imbaga. Mana nkuru, umva aya matakirangoyi, umpe gukosha ingoma nyikuremo ingabe wenda ingenge kabiri. Dore haje indi ndwara, uyirwanya afatwa nk'umuhanya. N'inteye amatakirangoyi, naciye ku mihanda nsanga huzuye abazima bazunguza ubuzima, huzuye abana badafite aho babana. Nabonye imihanda yari yuzuye abasazi nta n'inyoni itamba, uwandangira aho batuye, uwambwira urugo bo bagumyemo. Mfite igicuro cyo kukugurira agacupa nkaguha n'icumbi, kuko mwamuje utabajije warara no hanze. uze nkujyana aho imbwa ziribwa n'ubwira, nkujyana aho inka ziruta abantu. Mana nutinda ndazura abantu, mbaza ngo ndabikora nte? Ndabashyingura ari bazima, nibahurura mpite mbazura. Ndatakambye Mana, reberereza imbobo zabuze imbaraga, zihe nibura n'utuboga cyangwa n'udushyimbo tw'umubaga. Uzirinde imbeho zigumire mu kiraro nta rugo zigira. Mana nabonye imihanda n'imiharuro yose byari byuzuye abazunguzayi, nta n'uwo kubara inkuru, bintera intimba no kwibaza aho bari. Batera iteka, batiza umuringa barimbe, baha ibyiringiro, ibyo wemeye ubishyire mu ngiro. Nabonye abana b'abasore bari kurera amaboko, nabonye n'abari ku biboko, imitima yabo yuzuye intimba bakure ku ngoyi. Aho nahereye waba wasinziriye sinaba nagosoreye mu rucaca. Ese aho mutuye mushyiramo intera, murwaye intinyi nkatwe. Uwanyereka akamarayika kambaye agapfukamunwa kicaye hasi ku zuba kazungera, gatakamba ngo bakarekure gatahe, naseka bidasubirwaho. Uwanyereka Yosefu arimo atakamba n'urukezo bukamukeraho, uwamunyereka mu gitondo atashye yaraye muri sitade. Mwami si ukwishongora ndabizi urashoboye, duhamagare niba ari wo mugambi, dukize niba nta kindi, turimbure niba nta mbabazi utunga, tugira impehe niba izi mpinja atari wowe waziremye, zirindagize niba utakizikunda, nizere ko nta rubanza tuzagirana nawe. Kereka nawe nuremo aho tuzakurega ibi, ntabwo mfite niba ari umuriro nzagenda narimbye. Hazagorana umwaka wa mbere utaha, nzahaha umuriro nkotsemo ibigori, ibigoye mbigira ibigoramye. Nzajyana n'abashyira mbere mu madayimoni, ntawe uzavuza inoni. N'uzorora inyoni azayimunya agashyira mbere ndamuzi, n'ucuza ingoni azamushyira se wabo shitani yicuza igituma acitswe. Nzajyana na Rutagengwa abacira umurongo ntarengwa, umuriro tuwogoge duhimba ubucuza amagini tuyarusha ubucurabwenge. Nzajyana na Mbarushimana nka gihamya cy'uko akuyijuru ari uko aherekeje magara, ubundi kuzimu tuharimo urugomo. Nzajyana na Yohanita abo bagome tubagura inseko. Nzagaragirwa n'iradukunda, udukumi tw'ikuzimu nitumubona tuziyemeza kujya tudutundira amazi yo kwizimya. Nzajyana na Mutuzo ajya tuneka adutunge, bamutoreye no kuyobora ikuzimu, ajya apanga inama n'urugendo shuri mu ijuru, bahuriye n'amasenge mushinyike. Aya matakirangoyi niyangira umutagatifu. Nzajyana na Rumaga rumara ishavu, imfizi y'urudodo ikizatuma ipusi n'imbeba bijya inama. Nzajyana n'umuteterazina nahinguka numiryo mu muriro, bazabona ko aje ataje aziye inshuti. Nzajyana uwizeye Imana, imandwa nizimubona zizayamanika ingoma zimuvugire. Aho umuhuza w'ikuzimu n'ijuru, hamwe harara ejo bundi arara ahandi, bizarangire ducunguwe. Hinga nigure nsabe bene amagorwa kutambambira kuyavuga mu izina. Yenda mfite umwagarwa n'umurekatete, barampakirwa basobanuriye bose aya mahomvu. Umusare mwana wa mama ugana umugogo wanjye, ujyana ahatava izuba. Nindamuka ntanze mfite uw'amahoro na Yohanita bazanterekera.
sekarama ka mama uzacunga abacancuro batazancamo ibice, mugashyingura ikoti uzabareba ubitegereze, ugenzura isanduku hari igihe yaba atari njye. Rukundo mukunzi, abandi urabanshinja gukorera ikuzimu, abakuru bakagushyingira ijuru, uzajya iyo mu ijuru, dore njye ndakorera ikuzimu, ujya unyandikira utubarwa, ubwo nitudashya uzamenya ishyaka nzagukumburana. Gihana cya mama, icyo nzazirura kiza uzakiziririze, ukirinde n'ubuvivi bwanjye. Mukansonera soko, wowe wanyeretse icyatsi n'ururo, unterere ka rozari, unkorere na ka noveni, dore nshwanye n'umuremyi. Wizeye Imana zuba rya mama, utubanga nakubikije, uzatubike kure, dore nshwanye n'umuremyi. Uzamenye twa dukuru twose ku murongo, uzatubare uko turi, ubwo nta hejo, komera ku Mana, murabeho. N'umushanana record.